Bamwita Santa Claus, abandi bamwita Saint Nicholas, abandi bamwita Père Noël. Mu Kinyarwanda nta zina rye tugira. Munyihanganire mba ndivuze ntawe tugira, erega ibi bintu ni ibiva amahanga ariko birimo ibanga. Murakoze, nitwa Pastor Dr. Viva Vincent de Paul. Ngiriye ubuntu bwo kubana nawe muri uyu mwanya. Tugiye kuganira kuri Noheli. Noheli ni umunsi mukuru tumenyereye mu Rwanda, ibihugu byinshi birawizihiza, yewe n'abatawizihiza mu buryo wenda bwavuga ngo ni igihugu cyawizihije. Abantu baradekora, bagashyiraho ibirugu, bagashyiraho ibintu bitandukanye. Ni umunsi ukomeye cyane. Ariko se Noheli twe nk'abakristo tuyizihiza ikwiriye kudusigira iki? Ikwiriye kurya no kwambara, no kuba twariye neza, twambaye neza. Kera tukiri abana iyo batakuguriraga umwenda w'ishuri mushyashya umva gutanezerewe. Nuko bikwiriye kurangira gusa? Ese bikwiriye kuba ibyo gutaka ibirugu n'ibindi bitandukanye gutyo gusa bikarangirira aho ngaho? Ndumva shaka kugusobanurira muri kano kanya kugira ngo usobanukirwe, ndetse unasobanukirwa hanini kuki yizihizwa ku munsi wa 25 ukwezi kwa 12. Numva kenshi iyo ngiye kuganiriza abantu ibitari ibyanjye nkunda kwiragiza Imana. Reka tubanze dusenge. Mana, ndagushimira kugira neza kwawe, ngushimiye umwanya mwiza umpaye, gushimiye abagiye gukurikira iyi nyigisho muri kano kanya. Ijambo ryawe ribahumurize, abatarakira Kristo nk'umwami n'umukiza bamwakire, abamwakiriye bakamumenya barusheho kumukomeraho no kumwikomezaho. Cyubahiro kibi cyawe winyobore muri byose, kandi ubane n'abakurikiye iki kiganiro. Njyatuye mu izina ry'ubasha ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nongeye kuguha ikaze. Guha ikaze nshaka kukubwira ngo Noheli, Christmas mu rurimi rw'icyongereza, ubundi ni iki? Mu by'ukuri Kristo yaravutse. Yaje ku isi, aravuka, arakura, arapfa, aranazuka. Noheli ni umunsi wahariwe kwibuka ko Kristo yabayeho ku isi. Ariko se kuki yizihizwa ku munsi wa 25? Reka mbanze njye mu mateka gatoya kugira ngo nze kuza no kujya muri Bibiliya, tuze kubihuza, turebe ibyo tubona, tubihuze na Bibiliya, turebe ko dukwiriye kwifata. Icyambere cyo iyo usomye muri Bibiliya guhera mu gitabo cy'Itangiriro kugera mu Byahishuwe, nta hantu ubona hari itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Ariko iyo si impamvu yatuma tutizihiza Noheli, kubera ko Yesu yaravutse. Byagenze bite rero kugira ngo uyu munsi ubeho? Murabizi ko ubukristo bwatangiriye mu burasirazuba bwo hagati muri Isirayeli, ariko nk'uko ibyanditswe byera bitubwira, Kristo aza mube abe ntibamwemera. Igihe kiragira amaze gupfa, intumwa zigenda zitatanira hirya no hino ku isi, ariko hari misiyo yari yanazihaye, aravuga ati mwuka wera namara kubageraho muzahera Yerusalemu, i Samariya, mugire no ku mpera z'isi. Iryo sezerano ryarasohoye. Ubutumwa bwiza rero bumaze kugera i Burayi, biza kuba ngombwa yuko icyo gihe nkwibutse ko mu gihe cya Yesu Kristo Abaroma nibo bari bakomeye. Hariho ubwami bw'Abaroma. Nimvuga ubwami ntiwumve kingdom, wumve empire cyangwa empire. No kuvuga ngo uwayoboraga icyo gihe yabaga ari umwami w'abami. Hanyuma rero umwami w'abami wari uriho witwa Constantine, ahagana mu mwaka wa 336 nibwo bwa mbere Noheli yizihijwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 336 mu gihe cyacu. Mu gihe cyacu ni ukuvuga ngo Kristo yararangije kuvuka. Subiye inyuma gatoya, navuga yuko mu mibarire y'imyaka mbere yuko Kristo aza ku isi, kenshi barabaraga bageza ku 2000 bakongera bagatangira, bakabara bageza ku 2000 bakongera bagasubira kuri rimwe. Niyo mpamvu uzasanga iyo bashatse kuvuga yenda ngo mu mwaka wa 500 ari mbere ya Yesu, mu cyongereza bashyiraho inyuguti ya ba na ca, bivuze before Christ. Mu gifaransa bagashyiraho inyuguti ya a na j, bivuze avant Jésus Christ.
igitangaje, imyaka yose ibarwa nyuma y'uko Yesu avuka, bongeraho inyuguti ya A na D. Ibi bifite igisobanuro gihambaye cyane, kuko haba mu Kilatini ntibihinduka, haba mu Gifaransa ntibihinduka, haba mu Cyongereza ntibihinduka. Ibi nabyo bifite icyo bishatse kuvuga. Biravuga ngo Anno Domini. Anno Domini bivuze ngo umwaka w'umwami. Haleluya. Turi mu gihe rero, turi mu mwaka w'imbabazi, turi mu mwaka w'umwami. Isomye muri Yesaya 61 usanga havuga ngo umwami Imana yansize amavuta, hanyuma ashyiraho n'umwaka w'imbabazi. Turi buze kuza kuhasoma mu kanya. Nari nkivugaho Noheli yaturitse. Ubu Kristo rero bugeze i Burayi buhura n'imbogamizi zikomeye cyane, ariko igihe kiza kugera, umwami w'abami cyangwa Empereur witwa Constantine aza kwemera kwakira Kristo. Amaze kwemera kwakira Kristo, uyu munsi ubundi ubusanzwe wajyaga wizihizwaho izindi mana z'abapagani, cyane cyane imana y'izuba. Noneho kuko ahanini mu Burayi ibihe byarahindutse, bu muri kino gihe icyo bita, sindizi ko ndibubonera ikinyarwanda, icyo bita solstice. Ni umunsi kuko i Burayi hari ukuntu hagira gutya, amajoro akaba maremare, amanywa akaba magufi. Hariho umunsi rero byongera bigahinduka bikagaruka ku murongo, amanywa agatangira kuba maremare, amajoro akaba magufi. Uyu munsi rero bita ko ari wo munsi w'umucyo, cyangwa twakwita winter solstice, akenshi wakundaga kuba ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ibi ndashaka kubivuga kugira ngo mwumve bakristo bavandimwe, abantu bajya bababwira ngo umunsi mwizihizaho Noheli ngo ni umunsi ngo abapagane basengaga izuba. Niko bimeze, ariko twe ntibivuze ko dusenga izuba. None se ijambo ntibitubwira ngo tunesheshe ikibi tukinesheshe icyiza? Icyo cyanditswe nacyo ndaza kukivuga ninjira muri Bibiliya nsa n'uvuye mu mateka asanzwe. Niba rero ari uko bimeze, Constantine amaze kwakira Kristo, amaze kwemera ubu Kristo, icyo gihe navuga ngo abakatolika nibo bari bakomeye cyane mu Burayi. Hanyuma noneho rero icyakozwe niki, yaje kuvuga ati uriya munsi wajya gusengwaho ibigirwamana, ibi bintu ndabihinduye, tuwuhuze n'ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko ngiye nitegereje mbona hari n'ukuntu yayobowe n'umwuka wera. Bibiliya ivuga yuko Kristo ari izuba ryo gukiranuka. Uyu wari umunsi baramyaho ikigirwamana cy'izuba. Kuba Constantine yaravuze ataho kugira ngo turemye ikigirwamana cy'izuba, reka tujye twibuka yuko izuba ryo gukiranuka aribwo ryabanduye mu mitima yacu. Niko Bibiliya ivuga, aribwo ryabonetse mu mitima yacu. Ikosa yakoze ni irihe? Nta kibazo na kimwe gihari. Byumvikane neza rero yuko nubwo nta uzi igihe Yesu yavukiye dushingiye muri Bibiliya, ariko n'abaguhakanya bakaba bakubwira bati kuki wizihiza Noheli ku munsi atavutseho. Hari n'umwe wari wakubwira ko we hari uwazi yavutseho, byibuze ngo tuwuyoboke. Ubwo rero nta werekana umunsi yavutseho neza. Hakozwe icyo bita convention wisdom. Nukuvuga ngo hari ibintu abantu bumvikanaho kubera impamvu runaka, babyumvikanaho bigahinduka ihame, ntibigire n'ikibazo bitera. Nguko uko umunsi watangiye, Noheli ya mbere yizihijwe mu kwezi kwa 12 ku itariki 25 hari mu mwaka wa 336 nabivuze, mu gihe hayoboraga Empereur Constantine cyangwa Constante, abavuga igifaransa nuko bavuga. Urwo rwa rujijo kugira nashakaga gukuraho. Reka nkomoze ku kandi kantu kukidutaka ibirugu, hakazaho n'uwitwa Père Noël cyangwa Saint Nicholas cyangwa Santa Claus, biterwa n'ururimi ubivuzemo. Kubera iki bihuzwa bite na Noheli? Uriya Père Noël w'ubwanwa bw'umweru n'imyenda itukura n'ingofero y'umutuku ifite akantu k'umweru,
bihura bite, bigenda bite, byaturutse. Reka nacyo ngikomozeho. Icya mbere, abageze mu burengerazuba bw'isi, ubwo ndavuga wenda za Amerika, za Canada n'amajyaruguru y'isi mu Burayi, mu kwezi kwa 12 haba hagwa urubura, neje cyangwa snow. Hanyuma rero mu kwezi kwa 12 yo hagwa urubura, ahantu hose haba hasa n'umweru. Hakunda kuba ibiti byitwa sape, twabigereranya na sipure yacu, ariko hari uduti mujya mubona batera ku mihanda cyangwa mu ngo z'abantu twenda kumera nka sipure, ariko twera, dukura tuzamuka ku buryo twenda kumera nka mpande eshatu. Turiya nitwo twagereranya n'icyo giti cyitwa sape. Nibyo dukunda gukoresha rero nk'ibirugu. Kera hatari habaho amategeko agenga ibidukikije cyane, mu cyari wacu rwose twageraga gutya tugatema sipure, tukayizana tukayishyira mu rugo, tugatakaho amabuji, tugashyiraho amabombo, abafite umuriro bagacomeka twa dutara twigira dutya. Ndibuka najyaga njya mu misa kwa padiri bahakoze ikirugu, harimo n'utumodoka tugenda, harimo n'amazi, nkavuga ntariko ibi bintu babikoze bate, nkavuga nticyama nkazakura nanjye nkabikora iwanjye. Biba binejeje. Byo bituruka he rero? Byumvikana yuko kwizihiza uyu mwaka cyangwa kwizihiza Noheli ni ibivaburayi. I Burayi rero bagira uburyo baserebura, bagira uburyo babaho, bagira uburyo. Batakaga rero biriya biti, hanyuma bagashyiramo inyenyeri isemboriza rimwe na rimwe inyenyeri ya Dawidi cyangwa inyenyeri abashumba babonye, abanyabwenge barayibonye n'abashumba barayibona, bajya kureba aho Yesu yavukiye. Cya giti rero niyo mpamvu ukunda kubona bashyizemo inyenyeri. Ubu dukoresha ibiti by'ibikorano, byo twakwita artificial cyangwa artificiel, mu rwego rwo kutangiza ibidukikije. Impamvu bya biti rero ubona kenshi bashyizeho tubara tw'umweru nuko i Burayi aho uwo muco ukomoka, neje birimo kugwa, urubura ruba rurimo kugwa, ibiti biriho utwo tuntu. Icyo nacyo ndatekereza ko urujijo ruvuyeho. Reka njye noneho kuri Père Noël. Bamwita Santa Claus, abandi bamwita Saint Nicholas, abandi bamwita Père Noël. Mu Kinyarwanda nta zina rye tugira. Munyihanganire mba ndivuze ntawe tugira, rega ibi bintu ni biva amahanga, ariko birimo ibanga. Ndaza kuza gusoreza muri Bibiliya mvuye mu mateka cyane, uraza kubona yuko harimo ibanga rwose. Uyu rero mugabo bita Père Noël cyangwa nayo mazina yose uko navuze, ni wa muntu dukunda kubona bafashe igipupe bakacyambika umutuku n'umweru na bote n'akagofero k'umutuku kamanuka ukuntu n'ubwanwa bw'umweru n'ikintu cy'igihiga ahetse. Uyu ni umuntu wabayeho rwose, wabayeho avukira muri Turukiya y'uyu munsi. Yavukiye ahantu bita Sparta hafi y'Imil, ariko ubu kuri uyu munsi ni muri Turukiya. Hanyuma noneho rero aza kuzagira gutya, ababyeyi be barapfa akiri muto. Bapfuye akiri muto, bamusigira ubutunzi bwose bari bafite bwo mu muryango, ko wari umuryango ukize. Noneho bamaze kumusigira ubwo butunzi bwose kugira ngo yimara agahinda. Yari umuntu ufite ukeneye abantu, kuko yarabuze ababyeyi bakiri mutoya. Akajya akoresha bwa butunzi afasha abantu, akajya akoresha bwa butunzi agirira neza abakene. Iki kiri butuganishe ku kumenya ngo ubundi Noheli yakabaye dusigira iki nk'abakristo. Ese abo duturanye nabo batari abakristo batanayizihiza bakabaye badukuraho izihe mbuto mu gihe cya Noheli? Santa Claus rero cyangwa Saint Nicholas mu mateka ye bavuga yuko hari abakobwa batatu bavaga inda imwe, bavukaga mu muryango ukennye, bikanavugwa yuko bashobora kuba bari barabuze n'abagabo. Sagafata icyemezo cyo kubagurisha n'abantu baguraga abantu bakajya kubagira abacakara cyangwa bakajya kubakoresha imirimo idasobanutse irimo uburaya n'ibindi.
hanyuma uyu mugabo aza ngo kubimenya. Amaze kubimenya, afata amafaranga se bagombaga kumuha, ayakuba inshuro nyinshi, ayahasa, aravuga ati aba bana b'abakobwa nibaguma ahangaha. Hari n'abandi ngo yajyaga yishyurira amadeni. Ka kantu aba afite kameze nk'agafuka, ahanini ubutunzi bwo mu gihe cye bwabarwaga muri zahabu, bukabarwa mu mabuye y'agaciro, zahabu, ubutare, imiringa. Noneho rimwe ngo yajyaga areba abantu bakennye, akagenda mu tudirishya tw'amazu yabo, akajugunyamo agahiga cyangwa agapfunyika karimo zahabu. Niyo mpamvu ahanini iyo berekana Père Noël cyangwa Father Christmas, bamwerekana afite yikoreye nk'umuzigo. Yari umuntu rero wabayeho nkuko nabibabwiye, wo muri Turukiya, hanyuma aza kuzapfa. Apfa ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12. Amaze gupfa, abantu kugira ngo bajye bamwibuka kuri ya tariki, abantu bagakora nk'ibyo yakoraga. Bagakora ingendo muri neje, mu rubura. Wabuze nk'umuntu urwariye nk'ahantu ukamutungura kuri iyo tariki ukamuha impano. Abandi bagatereka amakado ku miryango y'abantu batababwiye, bagasangamo ibintu by'agaciro, kugira ngo baserebre cyangwa bibuke ubuzima bw'uyu mugabo witwaga Nicholas. Hanyuma rero uyu muco waje gukwira i Burayi, uva muri Turukiya ugera mu Budage. Ugeze mu Budage, mu Kidage ntago bavuga Nicholas, bavuga Klaus cyangwa Nikolaus. Noneho mu kubihina, aho kuvuga Nikolaus, iyo migemi ibanza bakayikuraho. Reka ntanga urugero kugira ngo mubyumve neza. Mu Cyongereza umuntu witwa Elizabeth cyangwa Elizabeth, bashobora kumwita Liza cyangwa bakamwita Beth. Umuntu witwa Catherine cyangwa Catherine, bashobora kumwita Kati. Ni uguhina. Ni nako rero bivuye mu rurimi rw'iwabo, bigeze mu Kidage, uwo muco utangiye kugera mu Budage, uwari kwitwa Nikolaus, noneho izina bararihina bavuga Klaus. Niyo mpamvu usanga hamwe bamwita Santa Claus, bivuze ngo mutagatifu. Ibyo nabyo tubyumve, mutagatifu Klaus cyangwa mutagatifu Nikora. Bikwira i Burayi rero, bakajya bizihiza umunsi mukuru wa Nikora, umuntu wakundaga gutanga impano, umuntu wagiraga ubumuntu, umuntu wafashaga abakene. Abapantekote muzi icyo bita pantekotisme, cyangwa se icyo twakwita kwigomeka ku mategeko ya Roma. Protestantisme, nanivuze pantekotisme bituruka kuri Pantekote, ku munsi wa 50 Yesu avuye ku isi akohereza Mwuka Wera. Ahubwo ubu Protestantisme, proteste bivuze nko kwigaragambya cyangwa kwigomeka cyangwa kutagira ibyo wemeranya n'abantu runaka. Ibi byatangiwe n'umugabo witwa Luther King. Hanyuma noneho nibwo yaje kureba, aravuga ati ariko ko ndeba umuco gusa naho abantu bahayagiza mutagatifu Nikora ugenda uzamuka cyane. Arwana urugamba rwo gutuma byaza bigahura n'itariki ya 25. Aravuga ati Kristo ko yaduhaye ubuzima akitanga, Nikora nawe akaba yari umuntu witangaga, kuki tutazabihuza na Noheli, aho kugira ngo hizihizwe umunsi wa Nikora ku itariki 6 tukabihuza na Noheli. Iyi mihango abantu bakoraga yo kwibuka Nikora, bahana impano, bakazajya bayihana noneho twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwibuke ko nababwiye ko byatangiye muri 336 kwibuka Yesu kuri 25 z'ukwezi kwa 12. Hanyuma ubwo haba hahujwe umunsi watangiye muri 336 uhuzwa na Nikora wakundaga kwitanga. Niyo mpamvu uyu munsi tubona kuri Noheli abantu bahana impano
nkize mu dukubo kuko hariho n'abatazihana abandi bagahana ibikarito birimo ubusa gusa abantu bakifotorezaho ngo ni Boxing Day. Nabo ndababwira uwo munsi aho turuka, uyu munsi ndababwira amateka menshi. Hanyuma rero muzi ko kugira ngo tubone ubutumwa bwiza twebwe abanyafurika cyane cyane abo muri aka karere k'ibiyaga bigari, u Rwanda, u Burundi, Kongo, abamisiyoneri baturukaga i Burayi bakazana ya mico yabo, ibyo bamenyereye, natwe dutangira kubigana. Cyokora sinava kuri Santa Claus ntongeyeho yuko ama-companies akomeye cyane y'ubucuruzi, ubwo abantu bavaga i Burayi batangiye gutura umugabane wa Amerika, batabizi Amerika buriya ituwe n'abimukira, igice kiri n'abimukira. Uretse abo twita abasangwa butaka, abahasanzwe bakavukira abitwa abamerindien, nabo ubu hasigaye bakeya cyane. Abenshi n'abimukira bagiye bava mu bihugu bigiye bitandukanye. Abanyaburayi rero ubwo bajyaga muri Amerika, sindi bubijyemo cyane ngo njye kubabwira imyaka, hari abantu baza abitwa ba Amerigo Vespucci, abitwa ba Christophe Columbus, bageze yuko abanyaburayi bagenda bajyayo binjizayo ya mico. Noheli nayo ibigezeyo, Saint Nicholas cyangwa Santa Claus abagezeyo. Reka hazagire gutya rero havuke company y'ubucuruzi yitwa Coca-Cola. Mwese murayikunda benshi munywa amasoda ka Coca, muziko karyoha nanjye njya nkanywa. Muziko kuri Coca byanga byemera hari amabara atabasha kubura ku kintu cyose uzasanga cyanditseho Coca, n'umweru n'umutuku. Iyo usanze Coca-Cola bitandikishije umweru biba byandikishije umutuku. Iyo byandikishije umweru, umupfuniko waho Coca-Cola riri uba ari umutuku cyangwa se icupa ari umutuku. Ayo mabara rero, ayo mabara ntabwo ajya abura. Buriya rero abanyamerika bafite ukuntu bazi kureba bakareba business, barebye uburyo umuco wizihizwa, uburyo abanyamadini bazanye kwizihiza Noheli kandi hakazamo uyu mugabo witwa Santa Claus, kandi bakabona abantu barabyishimira. Nibwo baje gufata umugabo umwe wakomokaga muri Sweden ariko ufite ubwenegihugu bw'abanyamerika, wari artist, umushushanyi. Bamuha isoko, mbwira bati nta kuntu ushobora kudushushanyiriza ishusho y'uriya muntu witwa Father Christmas cyangwa Père Noël, ariko ukamwerekana arimo gutanga icupa rya Coca, kandi ugakora ku buryo umupainting umushyiraho amabara ya Coca ariyo mutuku n'umweru. Ngaho aho kwambara umutuku n'umweru byahereye, turiya twenda tubonana Saint Nicholas naho twaturutse. Ubundi nta bara ryari ririho rizwi, hanyuma rero ibintu biba byinjiye mu buryo bumeze nk'ubwa business. Ubu Father Christmas cyangwa Père Noël tubona kuri uyu munsi tumubona mu mabara y'umutuku n'umukara, kuko Coca-Cola yabyinjiyemo. Imaze kubyinjiramo, hari umuntu iyo mu bucuruzi hari abantu bita ngo ni ba brand ambassador. Saint Nicholas atakiriho, abahindutse brand ambassador wa Coca-Cola, tumubona kuriya. Reka nse nuhinera amateka nigire muri Bibiliya noneho. Twe nk'abakristo Noheli ikwiriye kudusigira iki? Ko abatuzaniye umuco bagira umuco wo gutanga. N'ubu abakurikiye iki kiganiro bari i Burayi murabizi, benshi mubona impano nyinshi za Noheli. Ku kazi hari abo baha bonus, yaba amayera 2 yaba 5, ariko bakakubwira ngo aya na ya Noheli. Hari abazagutumira ngo musangire. Mbese bacuruza amafaranga menshi muri bino bihe bikunda kwitwa ngo ni festive seasons, bihe bisoza umwaka birimo na Noheli. Noheli ni wo munsi wizihizwa n'abantu benshi. Nukora ubushakashatsi uzasanga ni wo munsi hagurwa carte postale nyinshi, ni wo munsi hatangwa amakado menshi. N'ikimenyimenyi umunsi uyikurikira witwa Boxing Day. Boxing Day bivuze iki? Urumvamo ijambo box. Twakabaye tubigiraho rero kwambara nkabo no kudekora nkabo, ariko byibuze rata n'uyu muco wo gutanga ukabaho. Aha niho ngiye kwinjirira muri Bibiliya.
reka dusome amagambo ari muri Yakobo turebe. Yakobo mu gice cya 2 guhera ku murongo wa 14 hari umutwe uvuga ngo uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Bene data, niba twizera ko Yesu yazutse akadupfira akanazuka, kuri uyu munsi tukaba tunizihiza ivuka rye ku munsi wa 25 w'ukwezi kwa 12 nk'uko gerageje gusobanura aho bituruka. Ntabwo dukwiye kubura indangagaciro zo gutanga uko Kristo yaritanze. Mbere yuko nsoma hano, hari ijambo umuntu wese niyo yaba yarize Sunday school, yaba yarize ishuri ryo ku cyumweru, cyangwa yarageze mu wa mbere primaire, mu ishuri yenda ryemera kwigisha Bibiliya, uyu murongo arawuzi. Uravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye igira ite mukiri, byatumye itanga. Ayo mpageze rero nkunda kuvuga ngo aimer c'est donner, to love is to give. Gukunda ni ugutanga. Uyu munsi rero ubwo twizihiza cyangwa ubwo twemera yuko dukwiriye kwizihiza Noheli, dukwiriye no kwizihiza icyo Imana yakoze iduha Yesu Kristo, tukagaragaza urukundo mu bakristo dusengana, mu bo duturanye, mu bo tubana, cyane cyane mu batari abakristo duturanye. Umva rero uburyo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ubwo ngarutse muri Yakobo. Uyu murongo wose nigeze nkuvuga, benshi muza aho uri. Abo ndibwirirwe nkuvuga, nutawuza ajye gushaka muri Bibiliya azawubona. Icyo nzi cyo ni mu mavanjiri. Ndagukopeje. Yakobo 2:14 haranditse ngo mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze icyo kurya, ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe ibyo umubiri ukennye, byavura iki? Uko niko kwizera kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahari umuntu yavuga ati wewe ufite kwizera, jyeweho mfite imirimo, nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Igikwiye kuturanga muri bino bihe bya Noheli si ukwambara neza, si ukurya neza nubwo atari bibi. Ni ukwereka abantu urukundo, ni ukwitanga tukagira icyo duha abantu, tuzirikana ko Kristo yatwihaye, tuzirikana yuko Imana yamuhaye. Erega ntiyatanze marayika Gaburiyeli, yitanga Gaburiyeli hari gusigara Mikayeli. Erega ntiyatanze abakuru, hari gusigara abakuru benshi, yitanga umukuru umwe. Ntiyatanze ibizima kuko ibizima birenze kimwe. Ntiyatanze n'abamarayika agahumbi n'agahumbagiza nk'uko tubisanga muri Bibiliya. Il a donné son fils unique. He gave out his only begotten son. Ukuvuga ngo ni umwana umwe w'ikinege. Muri ibi bihe bya Noheli, cyane cyane kuri Noheli, icyampa ukazatanga ikintu cy'ikinege, ikintu cy'agaciro kuruta ibindi. Maze iminsi mbwira abantu ngo mushimire abantu, bashimira ibyo bagukoreye muri uyu mwaka, bibuke rwose kubera yuko bakubereye ab'umumaro muri uyu mwaka, ariko bibaye byiza wagira n'ikintu cy'agaciro utanga. Abatuzaniye uyu munsi rero tubigireho guserebura, kunezerwa, Yesu yaratuvukiye, tunabigireho gutanga. Noneho Bibiliya yo iranabidutegeka, itubwira yuko kwizera kutagira imirimo. Muroko uzi ukuntu uku kwizera Bibiliya ikwita izina rintera ubwoba. Reka dukomeze dusome wumve. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Kuba wizera ko Imana ari imwe nta kintu kidasanzwe wakoze, n'abadayimoni ibyo barabyizera, ariko ngo bagahinda umushyitsi. Bahindisha umushyitsi ni nta mirimo igaragaza kwa kwizera baba bafite. Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari imfabusa? Bibiliya inakomeza ikwita ngo ni nko kwizera kw'abadayimoni. Muri makeya, tunesheshe icyiza ikibi, uko ijambo ribitubwira. Kanze nkubwira icyo cyanditswe ubundi dusenge. Nitumara kuneshesha icyiza ikibi, umunsi wizihizwagaho ibigirwamana, cyane cyane Imana Zuba, nuko bayitaga.
tukaba twaravuze ngo hari izuba ryo gukiranuka ryitwa Yesu Kristo, bikagenda uko. Aho twaneshejesheje uyu murongo akenshi iyo ngiye kuvuga hari igihe mbura icyo mbanza. Reka musome Abaroma 12:21. Ikibi cye kunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Kenshi hari igihe mvuga ngo unesheshe icyiza ikibi, ubwo mba mbicuritse. Niyo mpamvu ngombye kujya kuwusoma. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe icyiza ikibi icyiza. Birakomeye. Ukubwira rero kudakwiriye kwizihiza Noheli ngo siho Yesu yavutse, uzamubaza uti yavutse kuwa kangahe? Niba hari umunsi abantu bemeranyijeho ko ariho dukwiriye kubyizihiza, upfiki. Ariko bye kurangiriraho, umwere ku rukundo, umukurikirana, umubwira uti ndetse n'ikimenyimenyi, ndashaka kuguha kado, ndashaka kukugirira neza. Ushobora no kuba udafite icyo utanga, ushobora no kumusengera umunsi umwe w'amasengesho utanabimubwiye, burya sina ngombwa yuko anabimenya. Nubura icyo utanga gifatika, uzamukorera umunsi umwe w'amasengesho. Nkubwira icyo uzamusabira, uzamusabire gukizwa. Uzaba umusabiye impano iruta izindi. Kera nakizwa, uzamubwira turabizi, burya buri Noheli naragusengeraga ngo uzakizwe, none ngwino mfashe gushima Imana. Ndumva rero narekera ahangaha, nagerageje kunyura mu mateka, ngarutse no muri Bibiliya, nubwo muri Bibiliya ntatinzemo, ariko kwari kugira ngo nkureho urujijo rw'iby'abantu babona abacira abandi imanza. Sinasoza ntakubwiye ko niba wowe wizihiza Noheli ukaba uturanye n'abatayizihiza, ntabwo biguha uburenganzira bwo kubacira urubanza. Niba nawe utayizihiza, ntabwo biguha uburenganzira bwo kubangamira uyizihiza. Ni ihitamo rye. Yesu abampera umugisha. Reka nsoze nkubwira mwene data, niba wari utari wakira Kristo nk'umwami n'umukiza, aya mahirwe niyo mbonye nawe niyo ubonye. Nyemerera usubiremo aya magambo. Vuga ngo Mwami Yesu, ndakwemeye, nkwemeye nk'umwami n'umukiza wanjye. Nkwakiriye mu mutima wanjye uyu munsi. Umbere umwami, umbabarire ibyaha byanjye, kandi ubwo uzaza gutwara itorero uzasanga ngihagaze. Iyo ni intambwe y'ibanze uteye, natwe niho twanyuze. Ushaka itorero rikwegereye hafi aho ngaho, ubabwira uti numvishe ikiganiro, numva ijambo ry'Imana, natura agakiza. Hanyuma bakurere, uzakura mu mwuka, hanyuma nawe uzagere ku rugero nawe rwo kubyara abandi. Reka dufatanye gusenga. Uwiteka Imana nzima, Imana nyir'ububasha, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ngushimiye kugira neza kwawe. Ngushimiye umwanya w'umumaro, ngushimiye ko wanshoboje kugerageza gusobanurira abantu ibyo bajyaga bibaza. Urushaho gukomeza kubana nabo, nanjye ubane nanjye. Ubahe kugukunda kandi ubahe kugirirana umumaro, cyane cyane muri bino bihe twibuka ko Yesu Kristo yavutse akatuvukira. Icyubahiro kibi cyawe, ibirenze ibyo nsabye bikorere kwiyubahisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.